komeza kugira ibihe byiza ahantu hose uherereye ku isi, waba uri mu Rwanda komeza kugubwa neza, waba uri muri Afurika ndetse n'ahandi hose ku isi waba uri, ukomeze kugira ibihe byiza cyane. Twitwa Nzuri Business Group Limited, niyo company yacu. Iyi company ikaba ifasha abantu kugura ndetse no kugurisha imitungo itimukanwa, waba ufite inzu, waba ufite isambu, waba ufite ikibanza cyangwa se undi mutungo wose utimukanwa watugana tukagufasha kubona abakiriya mu gihe gitoya. Ikindi kandi niba ushaka kugura kimwe muri ibyo mvuze haruguru, yaba inzu, waba ushaka gukodesha inzu, waba ushaka kuyigura, waba ushaka kugura ikibanza ndetse n'indi mitungo yose uzi itimukanwa, watugana ubundi tukakurangira imitungo myiza kandi idafite ikibazo ndetse n'ibyangombwa byayo bimeze neza cyane. Si ibyo gusa, dufite n'indi service dutanga yo ijyanye na property management, tukamanaginga imitungo yawe. Kuri uyu munsi rero nk'uko uri kubibona ku mashusho, tugufitiye isambu igurishwa iherereye mu karere ka Bugesera i Nyamata ahazwi nk'Imurambi. Ni isambu nini cyane ifite metero kare 2380, ikaba ikasemo ibibanza bitandatu byose kandi byiza. Ikindi kandi biri muri site ubigura uhita wubaka. Iyi sambu irahendutse cyane kuko igiciro cyayo ni miliyoni 23, ariko zishobora no kuganirwaho ukaba wagabanyirizwa. Ni sambu nziza cyane kandi murabizi ko mu Bugesera ari ahantu hari kubakwa cyane. Rero uramutse ushaka kugura iyi sambu biroroshye, waduhamagara kuri 0788488679 cyangwa se ugahamagara 0788230123. Ushobora kandi no kutugana aho dukorera ni hano ku Muhima, hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha, neza ugeze muri feruje zo ku Muhima tubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House, naho ngaho dufite biro wadusanga, ubundi tukagenda tukwereka n'indi mitungo myiza cyane dufite. Ushobora kandi no kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu, haba kuri Facebook, Twitter, Instagram ndetse na YouTube, wanditse Nzuri Market. Ahantu hose naho ugenda ukurikirana imwe mu mitungo tugenda dupostinga umunsi ku wundi. Dufite na website ushobora gusura, naho haba hariho imitungo myinshi cyane. Ushobora kwandika wa3.nzuri.rw ubundi ugatangira kubona indi mitungo myinshi cyane dufite. Ikindi nakubwira nuko YouTube channel yacu utagomba kwibagirwa gukora subscribe, ubundi niwibagirwa no gusharinga iyi video kugira ngo yereke abandi bantu, bityo niba bafite gahunda yo kugura mu Bugesera ahantu heza cyane bashaka kubaka kandi harimo ibibanza byinshi ku buryo ushobora kuhashyira inzu y'umutamirwa cyangwa se inzu nini cyane, kuko naho ubwaho ni hanini cyane. Ndagushimiye cyane rero, ikaze cyane muri Nzuri Business Group Limited, kuko umukiriya uje iwacu tumwakira nk'umwami. Iki kibanza kiri mu Bugesera i Nyamata ahazwi nk'Imurambi.